Iri ni itangazo ryihutirwa risohowe na Minisiteri ishinzwe uburezi REB hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho batanze by'umwihariko itariki amanota y'ibizamini bya leta azasohokeraho ndetse n'itariki abanyeshuri bazasubirira ku ishuri. Mbere na mbere reka nguhereze ikaze kugira ngo tujye tubana n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ukande subscribe njye tujye kubana isa Rwanda Rumu TV. Nguko rero mbura mbibabwira kuri YouTube channel usanga amakuru yizewe. Igihugu cy'u Rwanda rero by'umwihariko mu ishami rishinzwe uburezi REB ryasohoye itariki amanota azasohokeraho by'umwihariko y'abakoze ikizami cya leta mu wa gatandatu ndetse no mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu primaire. Aya manota rero yabo akazaba ari buzasohoke ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani, akaba ariho amanota azasohoka, naho kuzasubira ku ishuri bikazaba biri buzabe mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa cyenda, kubera impamvu zikubiye muri ino tangazo leta y'igihugu cy'u Rwanda yatanze. Ikintu cya mbere, ntabwo leta y'u Rwanda ishaka ko hari abanyeshuri bazongera kugenda basigana, by'umwihariko ngo ukabona none hagiye bamwe abandi basigaye. Ikintu ishaka ni uko abanyeshuri bose bazajya bagera icyarimwe ku ishuri, kugira ngo ibibazo by'umwihariko byaterwaga n'uko bamwe amanota asohoka atinze byagaragaraga, akaba ari niyo mpamvu hano mu gihugu cy'u Rwanda banzuye ko bagiye kuzajya amanota asohoka hakiri kare, kugira abanyeshuri bose bazajye bagendera ku ishuri rimwe kandi mu gihugu hose. Akaba ariyo mpamvu mu kwa cyenda ku itariki 5 abanyeshuri bose bagomba kuzaba bageze ku ishuri nta n'umwe usigaye, kubera yuko abanyeshuri bakoze ikizami abarimu bazabakosora. Ubu gutya bari kwitegura guhita yuko bagenda, kandi bazagenda noneho ari benshi bikubye hafi inshuro ebyiri abajyaga bagenda, kugira ngo amanota azasohoke kare abanyeshuri bayabone hakiri kare, babashe kuba bakitegura bihagije. Ikindi ni uko kuba abanyeshuri bagendaga bitandukanye, bamwe bashyikaga mu kigo ugasanga ntibaramenyera, abandi baramenyereye ugasanga gutwitse mu kigo hashize nk'ibyumweru bari kwiga, amasomo yarabasize. Akaba ariyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda kidashaka ko hari abanyeshuri bazongera kuba bacikwa n'amasomo. Akaba ariyo mpamvu basohoye itangazo ryo kuba abanyeshuri bagomba gutangira gushaka ibikoresho, kuko ku itariki nakubwiye 26 no ku itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda abanyeshuri bazaba bamaze kugera ku ishuri, naho kuri 25 ibizami bizaba byamaze gusohoka. Reka ngushimire ko wabanye muri kino kiganiro. Ndi Isa Rwanda Rumu TV, ukore subscribe kugira tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye. Iri ni itangazo ryihutirwa risohowe na Minisiteri ishinzwe uburezi REB hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho batanze by'umwihariko itariki amanota y'ibizamini bya leta azasohokeraho ndetse n'itariki abanyeshuri bazasubirira ku ishuri. Mbere na mbere reka nguhereze ikaze kugira ngo tujye tubana n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, ukande subscribe njye tujye kubana isa Rwanda Rumu TV. Nguko rero mbura mbibabwira kuri YouTube channel usanga amakuru yizewe. Igihugu cy'u Rwanda rero by'umwihariko mu ishami rishinzwe uburezi REB ryasohoye itariki amanota azasohokeraho by'umwihariko y'abakoze ikizami cya leta mu wa gatandatu ndetse no mu wa gatatu ndetse no mu wa gatandatu primaire. Aya manota rero yabo akazaba ari buzasohoke ku itariki 27 z'ukwezi kwa munani, akaba ariho amanota azasohoka, naho kuzasubira ku ishuri bikazaba biri buzabe mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi kwa cyenda, kubera impamvu zikubiye muri ino tangazo leta y'igihugu cy'u Rwanda yatanze. Ikintu cya mbere, ntabwo leta y'u Rwanda ishaka ko hari abanyeshuri bazongera kugenda basigana, by'umwihariko ngo ukabona none hagiye bamwe abandi basigaye. Ikintu ishaka ni uko abanyeshuri bose bazajya bagera icyarimwe ku ishuri, kugira ngo ibibazo by'umwihariko byaterwaga n'uko bamwe amanota asohoka atinze byagaragaraga. Akaba ari niyo mpamvu hano mu gihugu cy'u Rwanda banzuye ko bagiye kuzajya amanota asohoka hakiri kare, kugira abanyeshuri bose bazajye bagendera ku ishuri rimwe kandi mu gihugu hose. Akaba ariyo mpamvu
mu kwa cyenda ku itariki 5 abanyeshuri bose bagomba kuzaba bageze ku ishuri nta n'umwe usigaye, kubera yuko abanyeshuri bakoze ikizami abarimu bazabakosora. Ubu gutya bari kwitegura guhita yuko bagenda, kandi bazagenda noneho ari benshi bikubye hafi inshuro ebyiri abajyaga bagenda, kugira ngo amanota azasohoke kare, abanyeshuri bayabone hakiri kare babashe kuba bakitegura bihagije. Ikindi ni uko kuba abanyeshuri bagendaga bitandukanye, bamwe bashyikaga mu kigo ugasanga ntibaramenyera, abandi baramenyereye ugasanga gutwitse mu kigo hashize nk'ibyumweru bari kwiga, amasomo yarabasize. Akaba ariyo mpamvu rero igihugu cy'u Rwanda kidashaka ko hari abanyeshuri bazongera kuba bacikwa n'amasomo, akaba ariyo mpamvu basohoye itangazo ryo kuba abanyeshuri bagomba gutangira gushaka ibikoresho, kuko ku itariki nakubwiye 26 no ku itariki 5 z'ukwezi kwa cyenda abanyeshuri bazaba bamaze kugera ku ishuri, naho kuri 25 ibizami bizaba byamaze gusohoka. Reka ngushimire ko wabonye muri kino kiganiro. Ndi Isa Rwanda Room TV, ukuri subscribe.